Nizere ko umeze neza wowe tubana buri munsi twigana amasomo menshi atandukanye. Uyu munsi ngiye kwigisha uburyo wafata ifoto nk'iyi ya Muyango. Urabona iyi foto ya Muyango, urabona irafotowe ariko ntago yeditinze. Urabona ntago yeditinze, nyine irasa nkaho nyine nibwo nari nkiyifata, ntago na editinze, ariko reba nkimara kuyeditinga dore uburyo nayihinduye. Reba uburyo nayihinduye maze kuyeditinga ni gutya. Dore before ifoto yacu yari imeze gutya ya Muyango, dore after dore uburyo nayihinduye. Ngo rero nkwereke uburyo nayeditinze, nawe ujye ubyeditinga ukoresheje amafoto yawe kugira ngo nawe ujye ubasha kwikorera amafoto yawe akaza asa neza cyane mu buryo bwiza kandi bworoshye, nawe wakishoborera, umuntu wese yabasha kwishoborera. Ngo rero dutangire nkwereke, nkwibutsa subscribe uyikora mbere, banza uyikande kugira ngo ujye ubona andi masomo menshi nkwigisha kandi yagufasha kuri ino channel yacu. Ikindi comment yawe ni ingenzi, ndetse unanyandikire unakore na share ku bantu ubona ino video yafasha. Reba rero iyi foto yacu nuko nguko mbere yari imeze, dore after ukuntu nayihinduye. Ngo none dutangire nkwereke uburyo nabikozemo. Sasa dore ukuntu ifoto yacu tukishyira muri Photoshop ni gutya ifunguka. Photoshop ifoto yacu ni gutya iyifungura. Urabona uyu ni Muyango. Ikintu rero tugiye gutangira kweditinga, ikintu mbere na mbere ubanza gukora, uhituza ugafata ino layer iyi ngiyi ukayiterura ukayizana, ukayiterura ukayitereka kuri kano kantu kameze nk'agasaraba. Urayiterura gutya uyitereke kuri kano kantu kameze nk'agasaraba gutya. Urabona ko iteretsemo neza cyane, ni gutya ubanza ino step ya mbere ubanza gukora. Sasa rero hano ikintu itukurikizaho ukimara gukora layer, uhituza hano handitse filter, ahangaha hano hejuru ugakandaho gutya, ugahituza ukamanuka ahangaha hano handitse camera raw filter, ukayikandaho gutya. Nizere kuri kubireba, nyine gutya nibwo buryo bikorwamo. Ugatuza kuri camera raw filter, urabona ushobora gusanga ino basic ifunze. Ikintu ukora uhituza ukayikandaho ukayifungura gutya. Iyi basic harimo ibintu byinshi tugiye gukoresha. Ikintu cya mbere ubanza gukora, urabanzuze kuri exposure gutya, ugatuza ukayongeraho gutya. Urabona ko irimo iraza igenda icya gake gake, exposure gutya. Dore urabona ibaye nyinshi, ifoto irashya, inagabanutse ifoto iragira. Uraza gutya ahangaha naho ngaho. Contrast nayo turaza tuyongeremo tuyishyitse ahangaha. Urabona ko ifoto yacu iri kugenda icya. Highlight nayo tuyongere gutya. Urabona ko ifoto yacu irimo iracya neza cyane. Shadows urabona kubera ko yambaye imyenda y'imikara, shadows ntago turi buyongera, ahubwo turayifata hano gutya duse nk'abayigabanya gutya. Nizere kuri kubireba. Noneho white dute tuza hano, white tuyongeremo gutya. White tuza hano tuyongeremo, kuko ko bano bantu bari inyuma bambaye imyeru n'imisatsi birasa nk'umweru. White niyo mpamvu tuyongereye. Hano black sasa urabona uyimazemo gutya, ifoto yacu irahitiza nk'iyijimye gutya. Hano black ahangaha ni sawa. Texture nayo tuyongeremo gake ahangaha naho gutya. Noneho ikintu uhita ukora, urahituza ufunge basic, uhituza noneho hano handitse color mixture. Hano handitse color mixture, hano ikintu uhita ukora kuri color hano mixture, ikintu uhita ukora, urabona ahangaha ino sura yiwe urashyiramo, urakanda no kuri ibara ry'umutuku hano gutya, uhituza uyongeremo gake gutya, agatuku gutya gakeya. Uhituza sasa rero texture nako hano saturation use nk'uyongera gakeya kuri. Ikintu rero hano uri wituza, urahituza ufunge color mixing, uhituza noneho hano handitse color grading. Hano handitse color grading, uhituza hano hambere wongeremo gutya. Urabona ko ifoto yiwe irimo iracya ku buryo gusa neza cyane. Naha naho wongeremo
gutya, urabona gutya ni sawa. Hano kuri highlight ahangaha gutya, urabona ifoto yacu gutya iba imbaye nziza cyane ku buryo bumeze neza cyane. Color grading turayirangije. No ahantu tugiye hano handitse curve ahangaha, uhita sasa rero usa nka hano gutya urabona curve nayo irimo neza cyane. Sasa rero iyo urangije hano uhita ukanda enter ku mashini yawe gutya, enter, reba ukuntu ihita ifunguka. Dore before yari imeze gutya, before, dore after ukuntu twayikoze, urabona ni ifoto isa neza. Before yari gutya, nizere kuri kubireba, dore after ni gutya twahinduye, ni mu buryo busa neza, uburyo bworoshye umuntu wese yabasha kwikorera. Nkwibutsa banza ukande subscribe kugira ngo njye nkwigisha andi masomo menshi uzigira kuri no channel, kandi amasomo yagufasha mu bintu byinshi cyane, yaba mu buzima bwa buri munsi, kuyeditingira amafoto bidasabye ngo ujye kugugishyura. Iyi video izajya igufasha neza cyane. Sasa rero ikindi kintu tugiye gukurikizaho, tugiye gusevinga iyi foto yacu tumaze gukora. Ikintu tukora, urahita uza hano kuri file ukandeho, uhita uza hano handitse save as copy, ukandeho gutya, uhita uza hano handitse JPG, uhitemo format, uhitamo iyi JPG niyo uhitamo ku ifoto, ugakandaho hano, ugahita uza ukayita izina. Urugero reka nyite Muyango, hano niho ushyiraho izina Muyango gutya, ugahita uza sasa rero hano ugahitamo folder. Ngiye reka nyishyire kuri desktop niho nshaka iri bujye gutya, itenza nkore save. Urabona umenyeshinga ko hano harimo maximum, hano harimo 12, ugahita ukanda okay. Urabona ifoto yacu gutya ibimaze kugeramo. Wowe sasa rero tugeranye kuri no video yacu ku musozo, nizere ko igufashije kandi wananyandikiye muri comment ko wabonye iyi video, kandi n'indi video ubona ubutaha naza kwigisha wayinyandikira hano. Reka rero duhure muri video z'ubutaha. Subscribe ni ya mbere ugomba kubanza gukanda. Ciao, duhure muri video z'ubutaha.